Yes, mwiriwe neza abandi mwaramutse bakunzi ba Clever Vivo Music, bakunzi ba Clever na Divine. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeje kubarinda aho muri hose, waba umeze neza cyangwa utameze neza. Cyambere nyine tu ubuzima nuko ba umeze neza. Rero ndabasuhuje, ndabakengurukiye aho muri hose. Imana ikomeze ibane namwe. Hello guys, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Clever Vivo Music. Muranzi ntago ari ngombwa kwivuga Madame Clever. Ubu ngubu nongeye kubaza babe. Kono none ntagatego ufite ha? Ndagafite ahubwo n'izuba riri kumena amaso. Sama yaje. Tugiye kubazanya. Baby. Ngiye kubaza. Nk'ubu ndamutse ndi umukobwa, noneho ukambwira ati rero Divine nshaka ko umbyarira, noneho ngiye kubyarira nkaba numva muri njyewe nta kibazo, ahubwo ngiye nkakubwira nyine turakundana, noneho ngiye nkakubwira ati rero Divine nyine ndikumva tunshaka kumbyarira umwana. Noneho ngewe nkumva ko kubyarira nta kibazo, ahubwo imbogamizi zikaba se ko ndi iwacu, uwo mwana mubyarira iwacu nzamuhereza iki, nzamutungisha iki? Wowe ukumva nyine ntabwo ushaka ko tubana, ko ushaka umubyarira ndi iwacu. Ese kubera iki ibyo bintu nyine waba ubishaka nshaka musobanurira ahangaha? Mbo hari igihe burandajya ku ruhande rw'abanoza b'abasore nabo urajya ku ruhande rw'abakobwa. Hari igihe ukundana n'umuntu nyine n'umukobwa nyine urukundo rukaba neza, rukaba ruryoshye rumeze neza, noneho bitewe nuko nyine mukundana n'umuntu umufatana wawe, ukumva nyine mwabyarana umwana, ariko ntabwo uzamubwira umuntu ngo mwabyarana umwana banga bikunze. Hari ikintu mwamuzaranye kandi mwana biganiyeho, noneho mukumva nyine ukumva nyine urukundo rudahagije, ukumva ko mwabyarana umwana. Ariko kenshi wenda abasore dukora ikosa, ukaba ushaka ko umuntu mubyarana umwana, ariko wenda ntabwo ufite aho uba, uracyari wenda iwanyu, nyine nibyo nawe marangamutima aje ukumva ushaka umwana, ariko ntabwo uri gutekereza ngo umwana azaba he, umwana azarerwa gute, umuntu tugiye kubyarana aba iwabo, nanjye wenda mbi iwacu. Mbo ibyo ngibyo ukaba utabitekerezaho, noneho bikaba ngombwa yuko nyine wenda nawe nyine babisaba ngo nawe umukobwa ubitekerezaho, nyine biza tubiganireho. Hari igihe wenda umusore azana ari n'igitekerezo azanye nkuko n'umukobwa yakizana, ariko umusore kuko ari uzanye igitekerezo cyo kuba wamubyarira, niwe wakagombye kwanza wowe wamubaza ati se akutabimubajije we ntabwo biba bimureba, bakubwiye ngo ushaka umwana ukamumuhereza, ibindi nyine biraza kubwira ngo azagufasha, akagufasha atanagufasha, nyine nuko ibyo bibaho. Ariko nawe nk'umukobwa ugomba kumaza ati se ko ushaka umwana, sibyo? Ese umwana azaba he, tuzamubyarira he, azabaho gute, ubuzima bumeze gute? Ese ntabwo ari ukumbyarira gusa ukigendera, tuzabana gutya na gutya. Ibyo rero utabibajije umusore, hari umusore utaza ngo ahita abikubwira. Uzi ikibi cy'abasore? Hari umusore pe arabona nta kintu yifitiye, nta kintu ariho, ariko akavuga ati nshaka ko tubyarana. Ikibi cy'abasore, abasore barahinduka. Hari igihe agutera inda wenda adashaka nyine agashaka umubyarira, ako adafite gahunda yo kugushaka. Umushyire muri rusange ni bamwe na bamwe, nyine ndi kuvuga nose turi kuganira, ni bamwe na bamwe ariko ni hafi ya bose. Ntihabeho gushyira muri rusange, uri kumva? Noneho umusore agashaka ko mubyarana kandi wenda afite undi muntu ku ruhande bakundana, sibyo? Akaba yakubyarira adafite gahunda yo kugushira mu mago, ntanatekereza ati se ko ngiye gufata umwana w'abandi, nkaba muteye inda, nkaba afite undi muntu nkunda, bizagenda gute? Ntatekereze ubuzima uwo muntu amutereye inda arimo, wenda ari mu buzima bubi cyangwa bwiza. Noneho uzi ikintu kijya kibabaza, yose ko umusore yakwisabiye ngo ashaka umubyarana, noneho ukajya kumubona iryo ukamubona hamwe n'abandi cyagiye mu gihugu. None se reka nkubaze, umusore watinyutse akakubwira ati yumva ko mwabyarana umwana akabigusaba, n'undi musore mukundana nyine mugakorana n'ubundi byo musanzwe mukora,
ugashiduka yaguteye inda, ubwo buri umusore uba uri perfect nuwe, umusore ukwiringira ukwizerwa nuwe muri abo bombi? Ukwizerwa cyane cyane wo kwizerwa no wagusabye ngo mubyarane. None se ubu ngo arega abashaka nugira ngo munaganire, ariko hari guhereza umukobwa igitekerezo nawe ushaka kugira ngo guha ibitekerezo bye, noneho wamuhereza igitekerezo ukabona cyakiranye vuba nta bitekerezo guhaye, ukagendera kuri uwo murongo. Rero yo ugwakundi nyine yakubwiye gutira tukabyema no mazi ati se ko ushatse kunenda tuzabahe umwana azabaho gute na gute, ibyo ngibyo ngo aba wayataye mu waguye manga. Niwe urazi umusara gutera inda yarangiza agategera musindi gato cyangahita nagira ntuzonga no kumubona nyine gutera inda bari ibintu biri aho ngaho, ahubwo ikigora hari abasore mutangira kujya mu mubano w'urukundo mwishimye n'umwana mukabona mwishimye, ariko wamubwira ngo aratwite ibitekerezo bikamubana byinshi, agatangira gutekereza bya bindi atatekereje mbere ajya gutera inda. So rero ngewe icyiza wenda navuga nagira inama uwo musore, niba ashaka umwana pe ni byiza, umwana ni umugisha sibyo, ariko akabazi yuko ari kumushaka ku mukobwa ubiwabo, kandi akabazi yuko wenda kubyarira umugabo ubyariye iwabo wenda sinashobora kuba atazi wenda imbogamizi wenda agira, ibyo nawe yazabishaka akabibaza. Ariko nge numva yuko niba uri umusore ukaba ushaka ko wenda umuntu yakubyarira, umukobwa se cyangwa wenda girlfriend we yakubyarira, basi tegura ahantu nyine muzabana, ugiye kuba ufite inshingano, byibuze ufite ahantu wowe uri utari iwanyu, nawe nyine umukuri wabo azi nyine mubane. Ushobora kubana na girlfriend na boyfriend akubyariye akaba baby mother wawe, ariko mukaba mu nzu imwe sibyo, ariko ntabyarire iwabo. Icyo cyo cya mbere. Ikindi cya kabiri ukareba ati se wenda nitubyara kuko dufite ubushobozi kuko ne umwana ne umugabo ugiye kumbyarira azanyitaho. Ibyo ngibyo wasanga nyine bidahari, ugatekerezaho kabiri sibyo. Wakumva umukobwa wakumva nyine wowe gusa nta kindi witayeho, umuhaye umwana ibyaye byose byaba bishubijwe, go ahead mumuhe turamukundana, tugira amanga mutima hafi pe, tugira amanga mutima hafi. Aringi umusore yakubwana kukumva bitewe n'urukundo umukundo, gatuvuga ngo ingo pe ngo swari ibyo ngo avuga tumubyare. Nukuri kw'Imana pe, niba nyine icyo gitekerezo kiba ukibwiye umukobwa hitwa nyine uvuga ati kanshakishe nyine n'uburyo wenda cyagi muteye inda, ushakisha uburyo nyine nawe ubona inzu kuburyo nyine azajya kubyara mbese muri kumwe, aguze urukundo rwo kubyara kumwe n'umugabo wawe. Yewe we mba ni byambere. Ngewe ntekereza umusore asabye umukobwa ko babyarana, ndatekereza uwo musore nyine tuntaga n'abashaka ibintu byo guhubuka sibyo, nkuko nyine binaba umuntu atabigusabye. Ariko se ni nkuko arega hari n'umukobwa ushobora kuba mukundana, urukundo mufitanye akumva rwajya ku yindi ntera, akumva ko mwabyarana sibyo, akumva ko mwabyarana, akumva nyine yakubwira ati tubyarane, ariko wenda we akaba yamanje kureba ubuzima cyangwa ataburebye. Nkuko rega n'urukundo rutwara abantu bakundana, ukuntu mwamwishimana bamubizi, mugashiduka nyine umwana nyine yaje. Ngibyo umwana nyine ikintu cy'umwana ntago ari ikintu cyo gukinisha, ngo yaje abatunguye mutabipanze, ngo mushaka igihugu ukuntu mubyumvikanaho mukabyaranje, ariko tena yaje mwabyumvikanyeho nabyo aba ari sawa. Rero uwo musore niba uritaye ariko wafata inshingano, umukobwa nawe akaba byemeye byanga bikunze, umukobwa yemeye kukubyarira, nuko aba ari kuvuga ati byanga bikunze inshingano zo kurera tuzazifatanya, abayemeye gufatanya nawe. Ariko nawe musore niba uteye inda uba ugomba kuvuga ati okay, nanjye inshingano nyine zo kuba umupapa cyo kuba ngiye kugira umuryango, izo nshingano nazo nzazubahiriza. Niba atari ibyo ngibyo nimukomeze mukora ibyanyu kwa kundi mubigenza naribi mwiyaranje. So ikindi none wenda gira inama none w'umukobwa. Ngewe ikintu nagira inama umukobwa turi no gusohoza, wa mukobwa we aho waba uri hose, wa musore we mwese nyine muri rusange mudukurikira. Umusore nakubwira ati ushaka umubyare cya mbere uzamubaza ati se uri kumbwira ngo byarire ufite aho kuba,
icyambere ufite icyo gutungisha umwana, icya kabiri nzamubyarira hehe, icyo ni icya gatatu, ese nzamubyara turi kumwe, icyo ni icya kane. Urukumva ibyo byose ntabigusubiza akubwira ati umwanzuro wa nyuma nuko nyine uzamubyara turi gufata inshingano arega kubya umwana umubyara mu mezi 9 ariko bisaba imyaka, bisaba ibihe byose kumurera, bisaba noneho ifite ukuri impande ukuri hafi aba ari byiza cyane. Ariko uziko ikindi arega se ko karagukunda uko yaburiye urukundo rushobora hari n'igihe agomba gutera inda urukundo rugahita rushira, nibyo ugomba kubiteganya. Oya uzi ikintu se hari igihe abakobwa hari ukuntu tujya tubabesha, umukobwa nyine mukaba wenda uzi ko abiwabo nawe ubiwanyu, ariko mukamufite mubwira ukuntu mwinyegeza mugahurira wenda nko muri hoteli cyangwa mugahurira ahandi hantu hatari iwanyu mwembi, ugasanga ayo masezerano yose yagiye yaguhereza wenda mwijyamiye muri hoteli, kandi n'ubu twite ntabwo muzajya muri hoteli. Niba ufite ikibazo ntabwo muzajya kurara muri hoteli, mujyayo n'ubundi ari ukwiyiba burya ujya unabanza urebe atese aya masezerano yaguhereye hehe. Buriya umuntu uguhereye umusore ukodesha inzu akaba yibamo cyangwa yifite, uguhereyemo amasezerano n'umusore uguhereye amasezerano muhuriye muri hoteli mukishimisha, urukundo nyine rwagize rurabatwaye, none ibyo byose abikubwira muri hoteli cyangwa mu maroji cyangwa muri geto runaka. Ibyo bintu by'ubitekerezaho kabiri uvuga ati se koko turamutse tubyaye iyi hoteli niyo twarereramo umwana, niyo twabamo, turamutse tubyaye iyi roji turamutse bigenze gute. Urebe nyine haya masezerano nimba yaguhaye uvuga ati se aya masezerano ko yampereye hano tuzayashirira mu bikorwa hehe. Amasezerano ajya guhera mu nzu ye gandaho yaguhera muri hoteli aba yakodesheje ntabwo abariye. Amasezerano ajya guhera mu nzu ye ugasanga rero umusore bakubera ko nyine wenda gukunda n'ibiki hari igihe umuntu ari gukundana sibyo, hari igihe mushobora gukundana ukaba ari mu rukundo n'umukobwa, ya magambo meza imitoma ibiki byose mugahura hagashya, noneho mugahura mukumburanye muvugana, mbega ibintu ari fresh, urazi urukundo nyine rushyushye. Noneho ibyo rukundo rukabibagiza yuko byanga bikunze hari ubundi buzima, nimutekereze ku bundi buzima, ntume watekereza ko wenda umusore yifitiye nk'undi mwana hanze, umukobwa wenda yifitiye ikindi kibazo cy'uburwayi, umusore ifite ikibazo cy'uburwayi, ntimwibuke kuganira kuri bwa buzima rusange, mugatekereza ko urwo rukundo gusa ruzajya ruhura namwe muri bazima. Mutekereze ko hari igihe urukundo ruryoha cyane iyo umwe ari mu kibazo, undi uko ari kumuba hafi niho urukundo ruryoha cyane, nta n'umuntu aba akeneye urukundo. Aho ngaho nyine mwese murakeneranye, ariko hahandi umuntu akeneye undi mu buzima niho aba akeneye urukundo. Hahandi umuntu akeneye urukundo niho kuko avuga ati se kuri urukundo rwa nyarwo. Rero nimba mwari hari igihe n'umuntu aza kukugisha inama sibyo, umukobwa akaza kukugisha inama twita akavuga ati se ngo ko umuntu wenda dukundana ashaka ko tubyarana cyangwa yanteye inda nabigenza gute, kandi watwita ashaka kugira ngo yumve inama umubwira. Rero niba ugiye no kugira umuntu inama ko ari umuntu aza kukugira inama ababaye pe, icyambere ujye wirinda nyine ujye umanza umenye imyanzuro ye, imyanzuro ko ari igihe n'umuntu aza akakubesha ari no kugucaca ukajya ukibaraguza ngo kugira umuntu inama ukavuga ubugambo bwinshi bikarangira akagucishijemo ijisho. Rero mbwira umuntu inama, naramugira inama yari w'abandi, noneho uwo muntu yari w'abandi mugira inama, ndamubwira ati ujye witwara neza abantu uri umenye ko atari iwanyu gutya na gutya, noneho mbimubwira ari kumwe nawe aho ngaho haba. Noneho ikintu cyambayeho ahita ampereza, kuko nari ndi kumugira inama ahita ampereza kuri uwo muntu w'aho ngaho aho aba ngo muvugane. Kandi yari akubwiye ngo ndi kumugira inama ari wenyine. Guhindura inama uraseba. Ntabwo nasebye, nyine yarambajije ndavuga ati uko mugira inama namuhereje nyine urugero, ndamubwira ati ko mugira inama ariko to nyine ako nihagaze aho nyine nk'umusirikare, ndamubwira ati ko mugira inama niko nanabwira inama nawe uri w'abandi, uko uri iwanyu ufite uko wakwitwara, niyo uri w'abandi ufite uburyo wakwitwara. Urukumva ntabwo binduye nyine ndakora nahise hari abantu urumva
hari abantu umuntu ushobora kuba afite ikibazo noneho akabona nakugisha inama uramucishamo ijisho agatanga nka story yo kubesha akabesha nko ku wundi ntabyishira akabishira nko ku wundi hari n'undi uza akabikubwira buriya umuntu ushaka kubwira ikibazo cye kukiri atagukenze uwo muntu abakeneye inama zawe ariko hari n'umuntu uza akakugisha inama ari no kubesha cyangwa wenda akakugisha inama yabicije ku zindi nzira ugasanga inama wamugiriye n'ubundi niwe byabayeho ariko ntago yaje ngo abikubwire uzi ufata nk'ubu mbese kangoye nk'urugero nanjye ariko nanjye ari igihe nigeze kugira umuntu inama ukamvuga umuntu wakure batari uba nko kwa Jimmy mushuti wawe none nkakubwira ati Kereva ujye wifata gutya ujye umenya kwa Jimmy ko atari iwanyu ujye ukora uturimo ukore gutya na gutya nabo nyine ndabizi ngameze gutya umugore we ngo dore imeze gutya ari kumva no umwana wa Jimmy akaba muri kumwe wenda muryanye mu gitanda kimwe kandi wambwiye ngo uri wenyine nyine nkibaraga nkabwira ati ujye ukora amasuku ubundi se kubera kujya kugisha umuntu inama ukujya kugira umuntu inama ukamanza ukamubaza niba ari wenyine no nyine hari impamvu amaje ko nyine abari w'abandi no nyine abari makane ariko abari w'abandi ngo uri wenyine tuvugana no nyine urukumva aba nyine haba hari makane kuko iw'abandi ugomba hari igihe nyine mba nkuzo wenda nk'uburara urukumva nkavuga ati rero ujye witwara ukimenye kuri w'abandi uburara bwawe bugabanye ariko niba ugiye kugisha inama wenda tuvuge ufite wenda nka boyfriend yawe cyangwa wenda ufite umugabo ukaba uri umugore cyangwa uri umugabo ugiye kugisha inama undi mugabo ntukajye ugisha umugabo wawe inama uri kumwe n'uwo mugore nawe mugore niba ugiye kugisha inama undi mugore ntukagisha inama umugore mugenzi wawe umugabo wawe ahari icyo gihe uba ushaka kubateranya ubyumve niyo mpamvu cyangwa tubabaza mbwira niba umugabo wawe ahari niba ahari yumva amajwi ari kuvuga ahita nkupa nose bebe kankubaza kandi kabaza nanjye kuvuga nanjye nagiriye umuntu inama umushuti wanjye ari kuvuga ati nyine yakundanaga nyine n'umukobwa noneho uko akunda urukundo ruba rumeze fresh noneho umukobwa nyine sinzi ibintu byajemo nyine ajya gusura undi muntu noneho umushuti we arabimenya umushuti we arampamagara aranyitiranya zingo ndi uwo muhungu ambwira byose asa nkaho nyine ari kubimbwira noneho anyohereza voice none ko wa mutipe yari inshuti yanjye sinzi ukuntu yafashe telefone nyine ari kumva imiziki ayumva iyo voice aravuga ati bite nyine ndamubwira ukuntu bimeze mugira inama naho nari ndi kumugira inama umukobwa baramaze kugera gute umukobwa nyine nta nicyo bapfuye hari igihe harega abantu bakundana bashwana ukabona nyine tukabona bashwanye ariko bo bari kumwe ngiye nyumbisha ukuntu bashwanye atazongera no kumwegera mugira inama amahirwe nagize nuko nashiraga nyine natwo tumukubwira ngo bogere basubirane ariko yeso we nagiye gutambuka mbona bica ahantu muri kantine bari kubita amandazi n'amata ewana bameze fresh ndavuga ati ni hatari ugiye kumbaza mwe kubaza akabazo so bari ko rimeze fo ese bari kumwe n'agahanga ese kubera iki abagabo ushakana n'umugore wawe pe muri mu rukundo mwamara kubyara urukundo rukagabanyuka niba yaragushasharizaga niba nyine yakoraga utuntu twinshi kubera iki iyo umugore amaze kubyara nyine bya bintu hamukoreraga utabikora no kubera iki uza kenshi abagabo hari n'abagabo bose oya ntabwo ariko ibyo ngibyo ntabwo bigabanuka ahubwo reka nkubwire hari igihe nyine ushakana mwakundanaga ibyo wenda mwakoraga mukiri abasore ntabwo ari byo mukomeza gukora mwubatse cyane cyane noneho iyo hajemo izindi nshingano umwana icyo gihe uba ufite inshingano zo kwita ngo mugiye kwita ku bantu babiri sibyo urita ku mwana n'umugabo nawe yita ku mwana n'umugore mwese mwite nyine mwese muhanekeye ariko urumva niba za nshingano wenda kwa kundi no kwitagaho wenda niba ari 100% hakazamo n'umwana nyine n'umuryango wakuze n'inshingano zabaye nyinshi byanga bikunze biragabanuka ntabwo nyine bivuze ngo urukundo ruragabanuka ahubwo nyine za nshingano
wa mwanya naye ntabwo mutse urukundo rugabanyuka ahubwo nyine yakubwiye ati ngo nzajya ngukorera iki nyine yo mukiri abajene pe arabikora buri kimwe cyose ariko iyo mumaze kugira umuryango hari igihe wenda atabigukorera nawe se mpamvu atabikoze atari ukubera yuko nyine wenda abikwimye. Wenda tubiga urugero, niba wenda mwarasohokaga mukajya kurya mukajya kugira gute na gute, icyo gihe hari gatagusohokana ukari kubona ufite uruhinja, ntabwo muzajyana uruhinja wenda hanze harakonje, ntabwo urajyana uruhinja mu muyaga. Icyo gihe wenda arajya no kugura wenda ibiryo wenda take out ayizane mu birere mu rugo, ariko icyo gihe ntabwo araba yanze. Ahubwo abantu namwe mujye mutandukanya igihe inshingano. Hari abantu urumva hari icyo kibazo cy'umuco ni cyiza, hari abagabo bubaka ingo bakaba bumva yuko bazakomeza umugore azakomeza kubita nk'uko yabitagaho ari umukobwa, sibyo? Kandi umugabo nyine umugore amaze kubyara afite uruhinja, afite abana 2 3, cyangwa n'umukobwa n'umugore nawe ugera mu rugo akamara kubyara kagatekereza ko umugabo azakomeza kumwitaho nk'uko yamwitaga akiri umukobwa. Kandi icyo gihe wenda arakorera umuryango akazi, wenda akariyongera amasaha yakoraga ariyongera, inshingano zibaye nyinshi, ari guhigira umuryango. Noneho umuntu agatekereza gutyo. Ahubwo hajye habaho kuvuga ati yego twarakundanye kandi turanakundana, n'ubundi igihinduka ni umwanya. Niba n'ubundi harashyaga n'ubundi umwanya wo gushya ubuhaye, niba hari ukuntu byari bimeze za camouflage za kiyemita n'ubundi muzikora, n'ubundi zozo zizamo. Ahubwo muvuga ati none uko inshingano zabaye nyinshi tumwe turazikora gute, mukamenya igihe cy'inshingano n'igihe kitari cy'inshingano, igihe cyo kwishima n'igihe kitari cyo kwishima, igihe cyo kwita ku mwana n'igihe cyo namwe cyo kwiyitaho, nyine mukamenya ukuntu bigenda. Ikindi kibazo icyo cyo ndakibaza abagore, ese abagore kubera iki iyo twamaze kubyara twumva nyine nk'uko twacupiye ko tutakwiyitaho? Nawe icyo kintu urakimfasha kuko tutakwiyitaho, ibyo bintu uko bijya biba? Uraze se bavuga wenda ngo umugore ngo yacupiye ntago yiyitaho, ngo nuko yabyaye. Akenshi ngiye ntago numva umugabo ari kuvuga umugore w'abandi ngo yamaze kubyara ngo aracupira, n'ubundi usanga ari abagore mu bivuga. N'abagore ahubwo sinzi impamvu nanjye nabikubaza ko ntago najya kuvuga ko ngiye ntago ndi umugore. Nyine ukuntu ibintu bimeze nyine biterwa, urumva hari igihe nyine ubyara wenda ukabyara nk'iwanyu ukiheba, wenda n'uwo mwabyaranye ntakwiteho. Icyo gihe ufashe umwanya wo gutekereza ku mwana ukavuga ati se umwana none ndamugaburira iki, none nk'igihe yageze cyo kunywa nk'amata. Urabizi ko mu Rwanda haba hari ubuzima cyane naho bikunda kuba na hano, wenda hano ubuzima bwaroroshe, ako hano hariho abagore bigira ibinyabari kandi barageze hano. No urazi ngewe wenda reka nkunganaho gatoya, wenda ngewe wenda ibyo nabashije nyine kubona bike, hari igihe ukundana mushakana n'umugabo nyine mukundana, sibyo? Noneho wenda ugasanga ya masezerano umugabo yaguhaga je undi yakwizezaga, mugeze mu rugo usanze yarakubesha. Wenda tuvuge ni urugero, afite umwana hanze, wenda ntago yagukundaga yikundira abandi, ugasanga wenda wari uzi ko ari umurokore ugasanga ni umusinzi, niba wenda ari umugore wari uzi ko ari umurokore ni indaya, nyine ugasanga hari ingeso nyinshi yaguhishe ubona utakwihangana. Noneho uri umugore wamara kuzibona uri mu rugo none ukabona n'inshingano zakubanye nyinshi, umugabo ukabona ntago none urukundo yararugabije ntago gukunda, ibintu byose ukabona ukubyiharira n'urukundo ntarwo uri kubona, inshingano ntago ari kuzikora neza. None ugatangira uhagera gute izo ntekerezo no kurera ukiheba ukarwana nyine n'umuryango, bigatuma wa mwanya wo kwiyitaho ntubona bitewe n'ibyo ngibyo. Ariko umugore wageze mu rugo akabona urwo rukundo, akabona izoka ya nta kintu cyagabanutse, wenda inshingano kwiyongera byo ntabwo bituma umuntu atiyitaho. Ahubwo iyo umuntu yabuze nyine bya bindi byatumye nyine yubaka, aho ngaho nyine nihatangira umutwe bikazamba, ntabona rega n'uwo mwanya wo kugera gute ngo kwiyitaho. Ni nko gusanga ari n'abagabo babaye fact up, akubaka abantu bazi yuko urugo ruzagenda neza, urugo rukamunanira wenda bitewe wenda n'umugore. Kuko njye nemera ko harabura ushaka urunanira atari uko babaye babi, sibyo? Ahubwo ari ukubera yuko abo bizeye ibyo babizeye basanze atari ko bimeze, barabeshye.
hari nabo runanira ruko babaye babi sibyo akagera mu rugo akaba mubi urugo akarwisenyera pe akisenyeraho ibyo nabyo birashoboka so rero niko ngakunenge gukunganiraho kumeza ikindi nabwira abagore twaye dutinya abagabo bacu kuko hari abagore batinya abagabo babo akabata kwicara ngo abe yagana n'umugabo we nyine ukajya uhora nyine ubona yishishe ku mugabo bagaheruka cyagihe bakira abakobwa bateretana ugasanga wenda cyangwa uri kumwe n'umugabo wawe ugasanga mu nzu hope mu nzu ufite kwitwara uko ushaka muri kumwe wumva ufite access yo kwifata uko ushaka kose uri kumwe n'umugabo wawe aho ugasanga nk'umugore uri kumwe n'umugabo mu nzu ugasanga mu nzu wambaye bya bigutiya wagize ute mbese uri kwishishaka umugabo wawe ntago ari byiza kumwishisha umugabo wawe ni inshuti yawe umva mbese nibwo ubuzima bwawe bufite kuko niwe ugira ikibazo ukabwira niwe n'ibintu byose byagucanze ukabwira buri kimwe cyose niwe muganira mukabwira nukuvuga ati hano noneho byanze byagenze gutya uri kumva kuko baby nanho nyine ubundi yo gushaka umugabo wawe akagenda agahura n'umukobwa hanze umukobwa wenda akamwisanzura akamweka buri kimwe cyose hari n'abagabo bahinduka bageze mu rugo bitewe n'uko abona wenda umukobwa yamuzanye mu rugo ari kuru bameze neza baganira ari sociable yabona umugore ageze mu rugo amaze kubyara rimwe agahinduka akaba umuntu nyine akabona ko yarahindutse umugabo nawe bikamusaba ngo ahinduke kubera yuko akajya yicara mu nzu yifunze abari n'abagore nabo bahinduka akazana umugabo yari kuru yari umumbega baganira bagira gute amwisanzuraho umugabo yagera mu rugo akamuryana kanda akajya hora ari kuryinyo mbega kabasiriye umugore akajya hora mbega akabazi ko kubaka nyine ari ukubaseriye ari barakuryiye kubaka ntago ari ukubaseriye yego hanze wageze hanze hari ukuntu witwara hanze hari n'ukuntu witwara mu nzu kumwe n'umugabo wawe rero niho handi usanga umugabo yagutaye yigendeye yahuye n'umuhereza keya amwitaho buri kimwe cyose aravuga ati n'ubundi niba ari sheri wawe nimba ari fiance wawe igihe umuntu mukunda ujye nyine ugomba kumwisanzuraho kandi amarangamutima yawe yose aba ari wa muntu ugomba kubwira ibintu byose bwaba wishimye mukishimana bwaba babaye bya bindi mwaganiraga muri aba fiance ya mitoma mwateranaga ntago ibirangiriye aho ngaho ahubwo ubu ngubu niho ibitangiye noneho niba mugiye ko noneho haba ari ubuzima mirere na mirere so rero karako ngako tubahaye ibyo ngibyo ariko turi kumwe yo mwege mwarakoze cyane mwege mukunda kudukurikirana kabisa turabashimira cyane mu muryango wacu turabakunda cyane mwege mudushigikira uko bimeze kose subscribe mukora share abakunda kudutwikira kabisa mwese turabasuhuje cyane turabasuje hello tubonereho ahubwo no kukangurira abantu mugende kuri channel ya social TV show na Denise TV show turabakunda cyane na Ariane TV show Brese na Ntuza Wordline TV Sano Ministry ewana muba Jimmy Click official ewana mubakurikire muba posting bakora ibiganiro byiza cyane mubashigikire mubahe subscribe share na comment ewana buri kimwe cyose arega mushigikirana niba umuntu akoze ikintu cyiza akagukoma akakwemeza why not mushigikire cyo tugaragaza urukundo tukiriho rero Imana ibarinde kandi bakomeze nakagaruka chap bang I love you. Shut up.